kuvuga ngo ivu dutanga, ivu na ariya magufwa, ko ariya magufwa niyo ahindukira akitwa ivu, kuko kubera ko uyu mubiri wo uba wivanze n'ariya makara, nta n'ubwo wanawubona. Biba ari ivu nyine, ariko ivu ry'umuntu bavuga ni amagufwa. Amagufwa kwa kundi agenda amanuka agwa hasi, agenda agwa hasi, ubwo iyo dushoje niyo dusubira inyuma tugatoragura muri ya makara, tugenda dutoraguramo ya magufwa tuyashyira ku kantu kabugenewe, warangiza akaba hari akantu karaza wabishaka kakaza kuyasya bakayaguha ari ifu cyangwa bakayaguheraho bitewe n'ubushake. Turashonje tubakunzi ba Gato Network, twifuriza umwaka mushya muhire. Uyu mwaka uzabera umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka 2026. Akaba niyo kiganiro cya mbere cy'umwaka uyu munsi. Turagira ngo tubashimire ko mukomeje kudukurikirana, dukomeza kubasaba gukora subscribe n'ibindi byose kugira ngo amakuru yacu abashe kubageraho mu buryo bworoshye. Turi kuri White Haven Hotel. White Haven Hotel ni hotel iherereye Nyarutarama, urenze gake kuri HCR. Rwose uyu muhanda uva kuri MTN Center ukomeza, ni hoteli ku muhanda. Ushaka kwiyakira, ushaka icumbi se, ni hoteli yakwakira neza. Inshuti bakunzi ba Gato Network, kandi abashaka ku matike y'indege, bashaka gutembera isi, twakoresha Tam Travel Agency. Tam Travel Agency travel the world. Ni bagukoresha amatike y'indege, bashaka guha amatike y'indege waba uri hose ku giciro cyiza cyane. Ndetse kubera ko turi mu gihe cy'iminsi mikuru, bashaka kugenda rwose mwabareba bagizaho amatike y'indege mu buryo bwihuse kuri 0787 18453, 0787 18453. Ni Tam Travel Agency, ikakugeza aho ushaka hose ku isi yose. Turabashimira rero kubwo gukurikirana ibiganiro byacu bya Gato Network. Turi kumwe n'umutumirwa nifuza ko abanza kubibwira. Umutumirwa witwa Manirafasha Esironi. Nkaba nabashije kuza kuganira namwe. Yego, umeze neza? Meze neza, nta kibazo. Inshuti bakunze rero, Esironi impamvu ari ahangaha tuza kwibagezaho, ariko Esironi ukora hehe? Yewe nkora, ndabona binanditse ariko n'Abahinde, ukorana Hindu Mandal of Rwanda. Yes. Inshuti bakunzi ba Gato Network, tujya kuganira ku bijyanye no gutwika imirambo. Muze kwihangana ko haza kubakoreshwa amagambo akomeye, cyangwa se babyita cremation mu rurimi rw'icyongereza. Itegeko rimaze imyaka 10 mu Rwanda, itegeko ritanga cyangwa se ryemera ko umuntu witabye Imana ashobora gutwikwa. Imyaka 10 irashize, ariko Abanyarwanda ntabwo babasha kubyitabira, kandi biragaragaza ko ubu buryo bakayufasha abantu mu kurinda ubutaka ndetse no kurinda ibidukikije. Impamvu rero itegeko ryatowe kugira ngo rifashe Abanyarwanda. Dukurikije imibare itangwa n'ikigo gihugu gishinzwe ibarushamibare, kivuga ko mu mwaka w'2024 abantu 36,000 bitabye Imana. Urumva ko bose bashyinguwe mu butaka. Mu gihe rero urumva ko ubwo tuvuze umwaka umwe gusa, ntabwo tuvuze 25, ntituvuze n'indi myaka ishize. Birumvikana ko ubutaka rero bwo ntabwo bwiyongera mu gihe abapfa cyangwa se abitaye Imana bakomeza kwiyongera. Ubwo buryo rero bwaje kugira ngo bubashe gufasha abantu kugira ngo ubutaka busigasirwe ndetse n'ibidukikije bibashe kurengerwa. Esironi Manirafasha ashinzwe ako kazi. Twamwakiriye, nagira ngo utunyure muri make uko icyo gikorwa gikora cyangwa se gikorwa. Urakoze cyane. Ukuntu igikorwa gikorwa rero, ni ukuvuga ngo imyaka ishize, urumva iyo abantu bapfa ntabwo ubutaka bwo bwiyongera, ahubwo baragabanyuka. Ariko icyo gikorwa uburyo gikorwa, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yitabye Imana muri bino bihugu by'abantu bemereye, bafite imico yo gutwika, mu gushyingura kwabo batwika. Ni ukuvuga ngo iyo yitabye Imana baramuzana bakamukura aho yaguye. Ese bundi mukorera hehe? Dukorera mu karere ka Bugesera. Yego. Aho bita ku Murama.
umurenge wa Murama. Nyamata, Yego. akagari ka Murama. Mm. Ubwo iyo yagize ibyago baramuzana baje gushyingura, ubwo baba bamuherekeje, abantu ba nyir'umubiri abaherekeje baramuzana, iyo bamaze kumuzana bamugeza aho dukorera, iyo bamaze kumugeza aho dukorera rero nta kandi kazi kaba gagomba gukurikiraho, kumushyingura ni ukumutwika nyine. Wenda reka dukoreshe muri urwo rurimi, ni ukumutwika ko gushyingura kwabo. Baramuzana bakamukorera imihango isanzwe nk'iyo n'abandi bakora, bakamusezeraho. Ubwo iyo bamaze kumusezeraho gahunda iba ikurikiyeho ni ukumutwika, akaba ariko gushyingura. Gutwika ubwo bitwara igihe kingana iki? Gutwika ni amasaha ane. Hano ni amasaha ane kuko hari igihe nk'umuntu munini bishobora gutwara nk'amasaha ane n'igice ariko atarenga, kuko umuntu mutoya wari usanzwe ari mutoya ni ane, cyangwa akagaruka munsi yayo. Mutwikisha inkwi, mutwikisha imashini, mubigenza mute? Dukoresha inkwi kubera ko ahantu turi gukorera nta muriro wari wahagera wa REG, ariko bamaze gushinga amapoto, bivanga icyo bategereje ni ukunyuzaho insinga bakazana umuriro. Ubwo nibamara kuzana umuriro n'imashini zirahari, ariko zo ziri i Kigali hano. Ubwo ni ukuvuga ngo umuriro numara kuza bazahita baza kuzesitara, noneho aba arizo bakoresha. Ariko ubundi mu busanzwe bari gukoresha inkwi. Ese gushya ni ukuvuga umuntu umubiri ushya ugakongoka wose? Umubiri urabona iyo bamaze kongeza uyu mubiri w'inyuma, kubera wa muriro uba uri kugurumana, urabanza ukamukamura amavuta yari afite uburyo yumuka nyine. Iyo amaze kumuka rero atangira gushya. Iyo ahiye, ubwo ni ukuvuga ngo niba ahiye guhera hano kugera hano akaba ariho wabashije gushya, ubwo igufa ryo kuva hano kugera hano rirahita rigwa nyine, kuko riraba rimaze kuvaho rwa ruhu rihita rigwa. Nuko tugenda tumutwika, uko umubiri ugenda uzamuka igufa rigwa kugeza igihe araza kurangirira. Ese Esron, iyo umutwika wowe amarangamutima yawe aba ameze ate? Amarangamutima mba mfite njyewe kuko ni akazi, bikora nk'akazi, nta marangamutima mba mfite. Yego, ni akazi, nta marangamutima, nta muntu ushaka kugira impuhwe ukavuga uti wenda uyu ni umwana se, wenda uyu ni umuntu mukuru se, uba umeze ute muri ako kanya? Ni ukuvuga ngo nta mosiyo nagira, wenda hari ukuntu uri kumwe n'abantu bitewe n'ukuntu bakundaga umuntu wabo. Yego. Hakaza kuzamo mosiyo y'uko nabo baraza kurira. Yego. Nawe mosiyo wenda ntishobora kubura, kubera abantu uri kubona nyine ibyo barimo. Hari igihe nawe mosiyo igufata, ariko njye mbasha kuyirwanya kuko niko kazi kanjye mba ngomba gukora, kuko nanjye ndamutse ngende muri ya mosiyo nabona abanyibikoze. Ese ni bande bemerewe kuba bahari muri ako kanya? Ba nyir'umuntu, abantu batabaye, nyir'umuntu baba bahari. Uko bangana kose, baba bangana kose baba bahari. Barabyemerewe kuba bari aho ngaho? Barabyemerewe, utabishaka kubireba yigira inyuma y'igipangu nta kibazo, kuko no hanze y'igipangu haba hari intebe baba bateye. Abantu badashaka kuza kureba bagomba kwigira inyuma y'igipangu bakihamiraho bagategereza abemeye kuza kureba. Ntabwo se kubera bamwe bashaka kuganzwa n'amarangamutima bashobora kuyagaragaza ku buryo bashaka kurogoya igikorwa cyanyu? Oya, nta muntu ugira amarangamutima yarogoye igikorwa cyacu, kuko baba bazi n'igikorwa cyabazanye, bakaba bazi n'uko bikorwa. Nta marangamutima ashobora kubafata ku buryo ashobora kutubuza, kwa kundi nyine umuntu ashobora amarangamutima amufata nyine nk'umuntu we, ariko hakaba hari abantu bamuri hafi. Yego. Yes. Nakurikiranye amakuru mbona ko ari abantu 28 mumaze gutwika. Ese abanyarwanda ni nk'abangahe? Abanyarwanda ntabwo barenze 2 rwose. Barenze 2 nibo twakoreye. Abenshi ni Abahinde, n'Abahinde, n'Abasenegali, n'Abashinwa, bo mu bihugu byo hanze nyine bemerewe bakoresha uwo muhango n'ubundi. Ese hari amasengesho cyangwa imihango ya gikristo bikorwa mbere cyangwa nyuma yo gutwika? Ibyo natangiye nkubwira ko hari imihango bashobora gukora,
bitewe n'uko n'aho bamukuye kuba batagiye kuyikorera mu rugo wenda aho yari atuye n'urugero bakamukura kwa muganga bahita bamuzana ku irimbi. Icyo gihe baregerana nyine ya mihango yakabereye mu rugo bakayikorera ku irimbi, bagasezera, bakavuga ibyo wenda bakavuga ubuhamya bwe uko yari abayeho, uburyo yari abanye n'abantu. Iyo batabashije kubikora mu rugo babikorera ku irimbi aho dukorera. Birumvikana, mumaze kumutwika murarangije, ya masahani ararangiye, mumuha ivu numva mumutanga riba ringana iki, muriha nde? Kuvuga ngo ivu dutanga, ivu ni ariya magufwa, ko ariya magufwa niyo ahindukira akitwa ivu, kuko kubera ko uyu mubiri wo uba wivanze n'ariya makara nta n'ubwo wanawubona, riba ari ivu nyine, ariko ivu ry'umuntu bavuga ni amagufwa. Amagufwa kwa kundi agenda amanuka agwa hasi, agenda agwa hasi, ubwo iyo dushoje niyo dusubira inyuma tugatoragura muri ya makara, tugenda dutoraguramo ya magufwa tuyashyira ku kantu kabugenewe, warangiza hakaba hari akantu karaza wabishaka kakaza kuyasya bakayaguha ari ifu cyangwa bakayaguhera aho bitewe n'ubushake n'icyifuzo cya nyiri muntu. Iryo vu ringana iki mu buremere? Ni ibiro bingahe se? Cyangwa kuvuga ngo umuntu ushobora kugira ivu ryinshi ntabwo ashobora kurenza ibiro 5 by'amagufwa, ntabwo bishobora kurenga. Bigaruka munsi aho kugira birenge, biterwa n'umuntu yakanganaga. Hari imihango se yo kwibuka ikorerwa aho ngaho, wenda igihe umwaka ushize, igihe amezi ashize, ntabwo baza kumwibukira aho ngaho? bivuga ngo nta muntu uza kwibuka ntawe, ubwo nyine iyo bamushyinguye baba birangiye, kereka ahubwo wenda niba bajya kubikorera kwa nyiri umuntu uri mu muryango wandi bajyanye byavu, reka naba ariho bajya kubikorera, byo ntabwo nabimenye kuko ntabwo mba mbizi ibyo. Umuryango igihe wagize ihungabana aho ngaho muwufasha mute? Umuryango igihe ugize ihungabana aho ngaho abantu baraza kumufasha, haba hari n'inzu yo kuza kugufashirizamo, bakaba bagushyiramo, bakaba bari kukwitaho. Ibyo bikorwa biba bihari. Dusanzwe tuzi ko gushyingura cyane cyane mu irimbi rya Rusoro bitewe n'ahantu ugiye gushyingura amafaranga runaka, 300,000, miliyoni se, biterwa n'aho ugiye gushyingura. Aho bimeze bite? Urebye nta giciro bari bashyiraho, nta giciro bari bashyiraho, kuko barateganya kuzashyiraho igiciro imashini zaje, umuriro waje, umuriro nuza bagashyiraho w'amashanyarazi, bagashyiraho bakayesitara mashini, ndakeka aribwo bashobora gutangira gushyiraho igiciro, buri wese akamenya ngo igiciro kizwi ni iki, niba nzanye umuntu wanjye igiciro ndaza kwishyura ni iki. Ariko ubu sahize aho bihagaze nta giciro gihari, ni ukuvuga ngo amafaranga, iyo urebye nk'amafaranga bishyura ni nk'ayo gufasha wa muntu muri taransiporo zo kumufasha, ko haza kuvamo za nkwi bagura, kaza kuvamo ya mavuta mu 350, ko nibyo bigeze, niho bigeze 350 cyangwa 300, naho ibyo bice bibiri, ko niyo basubira inyuma bagakoresha bakagushakira imodoka. Iyo umaze gutanga hariya ntuza yuko wagize ibyago, ugurishyura ayo mafaranga, none wamara kuyishyura bo bagahindukira amafaranga bakajya kuyashakamo ibikoresho, inkwi, amavuta, utundi tuntu bifashisha, harimo na za karipuru n'utundi tuntu dutuma mu gihe bari kumutwika, bari gushyingura, hataza kuzana oderi mbi. Bose batwishyura, twose tuva muri ya mafaranga we baba baguciye. Ese ni ibihe byangombwa bisabwa ku muntu uje gutwikisha uwe? Kuko ntekereza ko atari umuntu wese ubonetse uvuga uti ndaje. Ntabwo ari buri wese. Urumva ni ibyangombwa bihe bitangwa n'uruhe rwego rw'ubuyobozi? Ibyangombwa ngiye kunyuramo wenda muri makeya, wenda nko ku byo mba numva nzi ngewe mu biki. Uvuga ngo iyo wagize ibyago kugira ngo bakwemerere kumutwika, urabona nk'abantu bo hanze haba hari ambasade zabo ziri mu Rwanda, zikorera mu Rwanda. Icyo gihe baba bagomba kwegera ambasade wa muntu yaturutsemo,
bakamumenyesha ko wa muntu yapfuye wabo, bagashaka icyangombwa cya dogiteri cyemeza ko wa muntu koko yapfuye, ubundi barangiza bagasubira, iyo ibyo byangombwa bimaze kuboneka basubira inyuma bakajya gushaka ibyemezo bituruka mu muryango yabo ya wa muntu byemeza ko uwo muntu bagomba kumutwika, bigasenywaho bigaterwaho na kashi. Ibyo bintu bimaze kuboneka nibwo basubira inyuma bagahita baza ku cyicaro iwacu mu kazi, bagahita batanga ya gahunda y'uko hari umuntu wagize ibyago, bagahita bamutuzanira, ariko abafite ibyo byangombwa, kuko atabifite ntabwo bamukorera. Aha, birumvikana ko bisaba ibyangombwa, kubera ko abanyamahanga baca muri ambasade zabo, ari abanyarwanda byanze bikunze bica ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ese ubundi ibijyanye n'imyemerere cyangwa amadini, ni abahe bakunda kuza? Abakristo bagaragara muri abo bantu? Abakristo abajyanye abakristo ni umwe mu madini ashobora kwemera ko umurambo utwikwa, cyangwa yo ntabwo bo bitabira cyane? ni ukuvuga ngo kwemera ko umurambo utwikwa, yego, ku idini nakubazaga niba abiganje bo bemera ko imirambo itwikwa, ni abakristo cyangwa ni andi madini? urumva aho ngaho, cyangwa abenshi ni abahindu, birumvikana. urumva niba haje abashinwa, hakaza abahinde, abo ntabwo ari abakristo n'ubundi abenshi. urumva rero nabo abo ngabo niba babasha kuza bakagera aho bagiye gushyingurira umuntu, bakumusezero bakaba basengera aho ngaho, bagasengeraho, bakaririmbira aho ngaho bamureba, basoza igikorwa akavuga ati ngaho mutangira mushyingure. Urumva ntabwo nshobora kukubwira wenda ngo ni idini ryabyemeje cyangwa iki, gusa nuko iyo mihango harimo abantu bayikora, bakaba baririmbiraho, bakaba basenga. Birumvikana. Ese umaze igihe kingana iki ukora aka kazi? Aka kazi nshobora kuba nkamazemo nk'imyaka 10. Imyaka 10? nta muntu wigeze utwika bikagusigaramo wenda ukarara ubirota, cyangwa se ukamara igihe ubitekerezaho? Oya, ntabwo nigeze mbitekerezaho, kereka wenda njya kubikora bwa mbere, kubera ko bwari ubwa mbere, buriya hari ibintu ubasha gutekereza cyangwa kubyakira bikabasha kwanga, kubera ko bwari ubwa mbere ubonye icyo kintu. Ariko ntabwo nigeze mbitekereza cyane, nta mwanya nabihaye. Iyo nza kubiha umwanya ntabwo nari kongera kubikora. Yego, nabyikuyemo. Yego, kugeza ubu nta kibazo mba mfite, sinabirota, nta n'ikintu mba mbitekerezaho pe. uwo mwenda ni uw'akazi? Umwenda ni uw'akazi. Ni umutuku yose, nubwo wahindura undi ni umutuku nawo? Aho bihuriye n'amaraso? Urumva ibyo byo ntabwo nabimenya. Umuntu wawukoze akawunzanira, buriya niwe wamenya icyo uvuga. Birumvikana. nawe njye ntabwo nabimenya rwose. Birumvikana. Esron, urakoze cyane kwemera ku kiganiro cyacu, cyangwa kwemera ubutumire bwacu. Ni iki wagira inama abantu batinya gufata icyemezo nk'icyo ngicyo, kugira ngo bemere ko, cyane cyane twebwe abanyarwanda, ko ntabwo turabasha kubyakira, yaba umuco yaba n'amadini dukomokamo? Ni icyo wagira inama abantu nk'abo ngabo bataratinyuka? icyo nabagira rero, nanabashishikariza, arabona navuga ko ubutaka bugenda buba buke, buriya abantu bavuka buri munsi, urumva abavuka rero bakeneye n'ubutaka bwo guturamo. Icyo nabashishikariza, nk'uko umuntu aba avuye mu mubiri n'ubundi, ahubwo banashishikariza nk'igihugu cyacu, abanyarwanda bacu bakitabira igikorwa cyo gutwika, kugira ngo basigasire n'ubutaka. Nabashishikariza kuza rwose, bakajya babazana bagashyingura bakoresheje impuza yo gutwika, kuko nta kibazo bitera, nta kindi pe, ni ukubabwira ngo ahubwo bakitabira. Ubikora wenyine cyangwa ufite abakozi barenze umwe? Ni ukuvuga ngo njyewe aho mba ndi mba mbahagarariye, bari nk'abandi nka 2 baraza kumfasha. Urumva ntabwo wabikora uri umwe, bari abandi nka 2 baramfasha, ariko baba mbahagarariye. Esron, Imana yafasha, turagushimiye cyane ko witabiye ubutumire bwacu. Murakoze cyane.